ikintu cyahise kiba, umuhungu yahise amubwira ati ngiye kurongora. Nyirabukwe yambwiye ati mu by'ukuri ntibyanejeje, uko niko kuri kwanjye. Ikaze kuri Hayila TV show. Mba naje hano kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko z'ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero nkaba mfite insanganyamatsiko igira iti ngo nyoko bukwe ni nyoko. Ntago nyoko bukwe ari nyoko, uko niko kuri. Ariko ndashaka ngo turebere hamwe n'ubwo nyoko bukwe atari nyoko, nyoko bukwe ni igiki. Uburyo mfatamo nyirabukwe w'umuntu n'umuntu w'ingenzi. Impamvu ntangiye mvuga gutyo nuko hari umubyeyi wangishije inama ngira ngo mumfashe, buri wese agire ukuntu abivuga abyumva, noneho tube twamworohereza kuko arakomerewe. So nyoko bukwe si nyoko, ariko hari uburyo akwiriye icyubahiro nubwo yaba atari umubyeyi wakubyaye. Wenda tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Wenda ntabe nyoko kuko nta nubwo ari nyoko kuko, ariko ni nyina, ni nyoko w'umugabo wawe. Umugabo wawe, umuntu ukunda, umuntu wifuriza amahoro, umuntu mufatanyije urugendo rw'ubuzima, umuntu mwabyaranye abana cyangwa muzabyarana abana. Cyane cyane abana b'abakobwa baba bagiye kurongorwa, hari ibintu baza basetinze mu mutwe wabo ko bamwe na bamwe bakumva ko nyiraruko ari umuntu nyine uri aho. Umufata nk'umuntu uri aho kuko umugabo wawe, uwo mugiye kubakana urugendo rw'ubuzima, we ni umuntu udasanzwe kuri we. Nawe nk'uko umubyeyi wawe ari umuntu udasanzwe kuri wowe. So birasaba ngo rero iki kintu nakiganire n'abantu barenze umwe, uzakitubwiraho twumve nawe ukuntu kucyumva. Ngira rero ukuntu ncyumva ndakivugaho gakeya twabanje kugira uyu mubyeyi inama. Umubyeyi aragira ati jyewe nabanye n'umwana wanjye turaruhana, arakura ntiyabasha kwiga amashuri arangije kubera ubushobozi bwanjye buke, nza kumushakira imyuga iramuhira, arakora, birakunda, biragenda. Akibona akazi kamufasha, kubona nyine kwa kundi twita ngo umuntu yafatishije, ikintu cyahise kiba, umuhungu yahise amubwira ati ngiye kurongora. Nyirabukwe yambwiye ati mu by'ukuri ntibyanejeje, uko niko kuri kwanjye. Si uko ntari nishimiye umukazana wanjye, ahubwo numvaga ko ari cyo gihe kigeze kugira ngo umwana wanjye afashe. Mba mu nzu y'ubukode, ndi umuntu kubaho bigoye, ndi gukura, nta mugabo mfite. Umuhungu wanjye rero ambwiye kurongora, ambwira ko nta kundi bigomba kugenda bitewe n'uko umukobwa agiye kurongora yamuteye inda. Ikintu cyabayeho rero, nta bushobozi nafite bwo kumuhagarika. Ntabwo nari kumubwira ngo ntarere, namubwiye nti wenda nabyare tuzamufashe. Ambwira ko ataba ukubiri n'umwana we bitewe n'ubuzima nawe ubwe yakuriyemo bwo kuba adafite papa we, atakwemera ko umwana we nawe azabaho atabona papa. Ndabyumva, ndabyemera. Akaba ari ikintu umwana wanjye nari naramwisabiye, ntabwo yakinsezeranyije, narakimusabye, mwana wanjye nugira ubushobozi uzanyubakire mve mu bukode. Umwana wanjye ati nzabigukorera mama. Mu by'ukuri umwana wanjye binyemerera, abifitemo ubushake, nk'umwana twaruhanye, nk'umwana uzi ubuzima bwanjye, uzi buri kimwe. Mfite na barumuna be badahuje n'ababyeyi yagiye abyara. Nyine bibaho ko umumama ashobora guhura n'ibintu bigiye bitandukanye, akaba yabyara abana ishako zitaramuhiriye cyangwa bitaragiye bigenda neza, akabyara abana 2 3 batandukanye ababyeyi. Yaretse umuhungu we rero ararongora. Mu kurongora aragenda amugurira ikibanza, ava yuko akora mariage ku mafaranga yari yaregeranyije rwose. Urebye kuko nge uko yambwiye mbishe ari umuntu ufite akazi gafite ikintu kamuha kigaragara, amugurira ikibanza, ava yuko akora mariage, arongora umukobwa barabana. Kubaka ikibanza rero biranga. Umukazana ubwe yibwirira nyirabukwe ati umubyeyi rero warakoze ko warambyariye umuhungu. Ati so nasimbutse
umuhungu w'uwo mukecuru wumva umugore we cyane cyane cyane, kandi wenda kunumvisha bimbwira bishobora kuba avuga ati manza yaramuroze, niko abanyarwanda bajya bakoresha iryo jambo, iyo umuntu akumvira ngo cyane ngo uba waramuroze, ariko njye ntabwo ibyo ngiye mbyizereramo. Bamaje kubana rero nibwo umukazana yibwira nyabuko ati umubyeyi rero nibyo kuko warakoze kumubyarira umuhungu, ariko ibyo usaba umuhungu wawe ntabwo bishoboka, natwe dukeneye iterambere ryacu. Ntabwo rero iterambere ryacu ari ryo kugira ngo tujye kukubakira, hari byinshi, dore tumaze kugira abana, ubwo urumva barabanye babyara uwo mwana yari yatwite amurongora, babyara undi, cya kibanza kiri aho cyarabuze uko cyubakwa kuko nyina nta bushobozi afite, ku buryo niyo ngo umuhungu we agize ikintu amugenera mu buryo bwo kurya, bati mama nyine mama we afite utuntu acuruza dutoya turi aho ngaho, umukobwa we akabimenya, umukazana we akabimenya, twarashwana cyane bikomeye. Njye rero reka mbabwire inama namuhaye, mvuge ngire n'icyo mbwira abakazana kuri ba nyirabukwe. Inama namuhaye nuko namubwiye ko ikibazo ntabwo kiri ku mukazana we, kiri ku muhungu we. Niba umuhungu we niwe uzi ubuzima babanyemo, niwe uzi n'agaciro ke cyane kurusha uwo mukobwa, yabasanze bose ari bakuru. So rero niba abafatira imyanzuro, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, agafatira umuhungu imyanzuro kandi ari uzi agaciro kawe, uzi n'ibyo mwasezeranye, ntekereza ko ikibazo kitari ku mukobwa. Ubwo rero ngarutse ku basore, bahungu, namwe nubwo mujya gukora famiye zanyu, ababyeyi banyu hari ibyo baba bakeneyeho, kandi mu by'ukuri tutanagiye kure ngo tujye mu iyobokamana cyane, umubyeyi niyo utamenya agaciro ke wakisobanurira, ku buryo ushobora kuvuga ngo reka nganire n'umugore wanjye tugire ikintu dukora. Yego wenda hari n'umugore ushobora kubikora mukanatandukana, ariko namwe bahungu ni mwebwe muzi agaciro k'ababyeyi banyu, ni namwe muzi icyo mugomba gukora, ntabwo ari abagore banyu. Abagore banyu nibyo nta kintu mwagakwiye gukora mutumvikanyeho, ariko hari n'ibintu sometime bidasaba uruhushya. Ni wowe ukorera amafaranga, ni wowe uzi ahantu wabaga, nk'uko wicaye uti sinabeshaho umwana wanjye ubuzima nabayeho. Bwa buzima wabayeho kuki wabusizemo babandi mwabanaga, ntugire na gatoya basugerageza ngo uhindureho. So njye niyo nama nabwira umubyeyi, yihangane, nubwo bavuga ngo ubuze imfura ati biheko, ariko ubwo niko ubuzima bwawe bumeze. Ushimire Imana. Niba umwana wawe ntumukurikize n'imivumo, uvuge ngo yarampemukiye nk'agahinda ufite, umusabire ku Imana gusa ijambo rimwe. Njye nshaka kubwira umwana yababaje umubyeyi, namubwira nturakabyara, ntujya kubyara wibanze. Uzafata umuhungu wawe umuganirize, umubwire uti mu gihe utabashije kubahiriza isezerano cyangwa ibyo wanyemereye nk'umwana wanjye, uzatunga utunganirwe kandi nujya kubyara uzibanze. Njyewe mba numva kwa kongera nizerera mu Mana cyane, mba nzi ko nta kintu kibaho Imana itabishatse. Ubwo nagiye mu buryo bw'Imana, ariko abantu bose bafite uburyo bizeramo Imana. Nizera ko ikintu cyose kibaho, nta muntu uha umuntu ikintu, nta muntu ugenera umuntu ikintu, n'icyo ukorera umuntu ni icyo Imana iba yemeye. Ahubwo wenda Imana ifite inzira nyinshi iba yagicishamo, ariko igahitamo umuntu umwe ikavuga ati wowe ikintu kizagera kuri hayira kizaca, tuvuge kuri Patrick. Ubwo si uko ari Patrick ukinkuriye, ahubwo niko Imana yahisemo ko Patrick ari we uzakora icyo kintu hayira. Njye ni rwo rwego mbifatamo, ukiha amahoro, ukamureka, ukamubwira akazabyara akibanza. Njye niyo nama nkugire n'abandi bazi bagira ikintu bakugiraho inama. So dukomeze rero, njye nagira ngo mbwire abakazana n'ababyeyi babyaye abakobwa, mutashyizemo kwikunda. Nubwo nyoko ko atari nyoko, ntabwo ari nyina w'umuntu. Mufatanyije urugendo rw'ubuzima, nyirakuru w'abana bawe,
umubyeyi wonkeje uwo mugabo akamureheka akamukuza akamutwita buri bintu byose ukamubona ari umuntu w'umugabo nyine wabasha kugutunga wakunda kuko afite uko ameze, kuki utakumva ko wajya mu mwanya we? Kuko umugabo ashaka kukwihorera kuko abona wenda biri buteze amakimbirane akabyihorera, ariko mu by'ukuri yabangamiwe yababaye nakubonyemo n'umuntu mubi. Niho bya bindi bimwe bijya binateza n'amakimbirane mu bantu. Buri ikintu wumva utakora ntuzagikorera umuntu ukunda. Kuvuga ngo niba wowe wumva ko ukunze umugabo wawe umwifuriza ibyiza, kuki wamufunga umutima? Uri kumufunga umutima ku muntu w'ingenzi mu buzima bwe. Mu by'ukuri niba bavuga ngo abantu baroga abandi, niba ubwo burozi bubaho nibwo burozi bubi bubaho bwo kukwangisha cyangwa se kutita ku muntu w'ingenzi mu buzima bwawe nk'umubyeyi. Niba hari n'umugore ubikora, ni ukuri Imana imuhindura umutima, muhinduke mwumve ngo niba wumva, ntekereza ngo niba ubana n'umuntu murabana mu nzu, dusibe no kuba njye ubwo nagufata niba uri umuntu ubangamira umubyeyi n'umwana, nagufata nk'umuntu ubangamira umukozi babana mu nzu, babana housegirl tubana mu nzu, kandi uzi ko gutekera kumesera agukorera ari umuntu ufite ubuzima bwawe hano mu ntoki, ukamubangamira ugashaka kumufata nk'igikoko ntumufate nk'umuntu. N'umugabo wawe rero buriya uba wishimiranye umubano mufitanye, ariko hari andi marangamutima we babangamiye cyane kandi y'ingenzi. Ubwo rero niho handi umuntu ashaka kudakora bya bindi wamubujije kuko uri afande madamu mu rugo, ugasanga wamubwira ikintu akagusubiza nabi, bya bintu umuntu yibwiriza kugukorera kugira ngo ube wishimye ntabikore. Kubera iki? Nawe umutima we urafunze, ari kumva umutima umurya ko hari ikintu atakoreye mama kandi abona afite ubushobozi, nyina basangiye ntacyo yamwimiye. Mujye umenya ko hari bajya bavuga ngo umugome wa cyane arigomera. Iyo ukoze ikintu nk'icyo uba urimo urigomera, kuko uko byagenda kose nka rya jambo navuze ngo nujya kubyara wibanze. Tekereza ko muri abo bana wabyaye bashobora kukubera gutyo. Ugiye akagenda agiye, nta n'uwo bahamagara kwa kundi nk'umugabo aba afite nk'imodoka bagahamagara umuhungu ati ngwino ujyane mama kwa muganga, umugore ati reka reka ibiki n'ibiki. Abagabo nyine bumvira abagore bamwe twita nyine ngo bararoze, sibyo ko ibyo ngiye ntabyizera, akavuga ati mumushakire undi muntu amutware cyangwa amuhamagara agakureba nk'umuvandimwe ngo ariwe muhamagara ngo amujyane. Wowe babwiye wowe se uri iki? Mu by'ukuri mugore mukobwa nujya kurongorwa ujye ubanza ukore imyitozo yo kwiyumvamo wa mubyeyi, utitaye kuvuga ngo ni mwiza ngo ni mubi. Oya, mubere mwiza nk'uko nawe ufite umubyeyi nta handi hantu wamushyira. Ese abaye ari mama wawe wamushyira he? Wamugenza ute? Wamukorera iki? Ibi bintu bikunda kugorana, ugasanga umukazana niba aje kuba umwana mwiza, ugasanga nyirabukwe abaye nawe ikibazo. Hari na nyirabukwe b'ibibazo rwose ari bazirunge zange z'ibisogo, bangire neza nigire nabi, waseka akarakara, n'ibyo ukoze ntabibone, agahora kubuza umutekano. Nawe yaba ari ibyago, ngita nk'ibyago, umuhungu we nawe akaba yumviranye na cyane akibagirwa ko umugore we nawe abona. Ibyo nabyo pati tuzabivugaho. Ubu turi kuvuga ku mukazana, hari igihe tuzavugana ba nyirabukwe bashaka ukuntu nabo batuma famiye z'abana babo zishima. Kuko niba wowe umugore uri gutuma uko uri kubangamira umubano hagati y'umwana na nyina, nawe ubwawe uri kwibangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe urumva unezerewe nyine, uri gushaka gufatanya nawe umuntu nk'umunyamahanga, uri gushaka gufatanya nawe nk'umuntu usanzwe. Ndakubwiza ukuri, haba hari ingaruka uko byagenda kose. Niyo byaguhira ukiyoborera umuhungu w'abandi, ukamutesha nyina, ntutume hari impuhwe n'imbabazi agomba kugirira umubyeyi we, igihe kiza kizagera njye nishimiye wabyaye nkanagusanga ngo uzarambe, hanyuma nawe abana bawe nibakorera ibyo ngibyo wumva uburyo
bibabaza. Yego babyeyi nabo ntibazicare ngo ushake kuvuga ngo umwana wawe waramubyaye ni igikoresho cyawe, wumve ko ibintu byose mpaka kugeza ku rwego ushobora no kumutesha kwita kuri famiye ye. Kandi umubyeyi mwiza yifuza ko umwana we agira umuryango kandi wishimye. N'umubyeyi mwiza aba agomba gukunda umukazana we nk'uko yakunda umwana we n'ubwo atamubyaye, kugira ngo umuhungu we yishime. Buri muntu ugukunda, reka nkubwize ukuri, ba nyirabukwe b'abantu nimbageraho, niba uzi kuri nyirabukwe w'umuntu nawe ugateshanya umutwe, menya neza ko ntukunda umwana wawe, ahubwo wamubyaye nk'igikoresho cyawe, ahubwo uri kubabazwa no kubona atari kukubera igikoresho. Kuko umubyeyi arangwa n'impuhwe n'imbabazi. Impuhwe rero, umuntu ufigiriye impuhwe wifuza ko yananezerwa, kuko buri munsi turabivuga, urugo ni ijuru rito. Urugo ni ijuru ritoya. Ubwo rero niba urimo urangiza ijuru rito ry'umwana wawe, ntekereza ko atari kutamukunda ngo kubera ngo ibintu ngo atakoze sometimes ubona bitari na ngombwa. Nk'uyu mubyeyi ndamwumva pe, njyewe ku ruhande rwanjye ndamwumva, nkanagaya umwana we, nkanagaya n'umukazana we, ariko nkagaya cyane umuhungu we, kuko umuhungu we niwe uzi agaciro ke cyane kurusha umukazana we. Bagabo reka mbabwire, nufata umwanya ukikunda cyane ukibagirwa umubyeyi wawe, natekereza ko n'umuryango wawe nta mugisha uba ufite. Ikindi kandi natekereza ko urimo usa nk'uruhira ubusa. Ese utekereza ko nugumya kutagira, ugomba kugira inshingano unafata? Tureke nabo ngabo wenda ngo umubyeyi ngo nta bushobozi afite, niyo baba ari abakire, ari inshingano usabwa wowe nk'umwana. Wijya muri bizinesi zawe ngo wibagirwe no kujya kubareba ya papa wawe ngo umenye utari ko amaje gusaza ntananiwe, ngomba kujya nanjye mbikurikirana nk'umwana kugira ngo data azasaze neza. Ntuhite ubiterana ngo nanjye nifitiye famiye, nawe namenye ibyo uriya arashaje, ariko nawe igihe wari muto yakwitayeho, nawe rero arashaje, ubu ngubu nibwo agukeneye. Teneye inama zawe, akeneye, ufite no gutaha iwanyu mu rugo ukagenda ukaravuga uti ariko papa bite, aya matara ufite arashaje cyangwa se ntasa neza, hagezweho haya, reka tuyagushyirimo usaze neza wishimye uri kureba ahantu hasa neza. N'izi ntebe zawe ntizimeze neza, reka tuzihindure. Kandi afite n'ubwo bushobozi. Hari inshingano abana biri ngombwa ko mugomba kugirira ababyeyi banyu, mubyibwirije bitari na ngombwa ngo babahamagare. Ngo babahamagare ngo ese ngo ko utaza ngo urebe ngo mu rugo ngo hari ibintu bitagenda neza. Fata igihe, banzanyemo no gutegeka. Fata igihe, shagiye mba numva nabwo nanakubita abana. Ugafata igihe ukavuga uti ngomba kumenya, ukumva ko hari inshingano ufite nk'umwana ku babyeyi, nk'uko nabo bakugize inshingano uri umwana ari ababyeyi bawe. Bakazana rero mugende gakeya, kuko namwe murimo murabyara. Njyewe umwana wese wirengagiza umubyeyi we arakabyara, nangiza yibyare, yibanze anikurikiza azaniheruke. Kuko wenda ashobora kuba batazi, simbizi n'ukuntu umuntu aba ashobora kumwigisha ngo bamubwire ngo menya agaciro k'umubyeyi wawe. Mbona mvana n'umuntu bakwiye kubyisha ko n'ibintu warabibonye, n'ibintu wabayemo, ntabwo ari ibintu bari kukubwira nk'inkuru, ni ibintu wabayemo. Babyeyi rero namwe, igihe ubonye umwana bitagenze neza, umuvumo mbabwiye muzajya mubavuma, bazajya babyara nibarangiza bibanze. Muzamuvuye ngo uragapfa, ngo uragakena, ngo urakagira icyo yaba gukora cyose, ukabona ni ibintu atari, hari ibintu byitwa ikosa, hari n'ibintu byitwa ingeso cyangwa se ari kuremye. Simbizi wenda ukuntu nabyita, ariko umeze umwana yakoze ikosa, turabizi twese ko tugomba kubabarira. Nta mpamvu yo kugira ngo umwana gukora ikosa uvume urakagira utya, cyangwa umutima wawe wumva urabyimbye kuko yakoze ikosa. Ikosa nyine ribaho, ahubwo hari ibintu nk'ibyo ngibyo by'uwo mubyeyi. Mubyeyi ihangane, usabire umwana wawe, muzaganire, nubona bidakunda ariko byo byose wagiye kumbwira mwaraganiriye, gusa azajye kubyara yibanze. Kandi namwe bakazana umenye ko ibyishimo n'umugabo wabona atabyitaho, ahubwo we mubwira uti bite, kuki utita kuri famiye yawe, kora gutya ukore na gutya. Aho nawe uzaba uri kwiyubakira bari abantu uri kubyara, batazagukora nk'ibyo ngibyo se ari gukora nyina. So
njye rero wenda ntizimbye mu magambo tuvuze ku bintu bitwa abahungu, bana b'abahungu n'abakazana ho gake. Abakazana part 2 nzaza mbabwire defo zanyu akenshi nimwe mukunda kuzana n'ibibazo. Murakoze, Imana ibane namwe nakagaruka. Mukomeze, abantu bakoze subscribe ndabashimiye, n'abatarayikora muyikore. Comment zirakenewe ahangaha noneho cyane kugira ngo tugire inama uyu mubyeyi, na share. Ciao, Imana ibandindire.